Wenge sinumva ukuntu umudugudu wo mugasura mwihaye kudakora umuganda. Nta muntu n'umwe urenga aha ngaha. Singaho nibereye. Nahavaye amapeta ari kuru. Nibagiwe ko nta kantu barankiriraho. Buretse ariko. Ubu ngubu uratinyuko ugaerega kira ariko afande rwose ibintu by'umuganda fande rwose basi mbabarira akoreka nkubaza urubyiruko rw'iminsi abana twibyarira ubu kandi wasanga wazindutse saa 10 nimugenda ni wanafata n'agasuka ngo ugende ufasha abandi mu muganda cyamba ariko fanti cyahari afande wambabariye kaci afande wambabariye ko nicare muri ibi byondo ko afande wambabariye ko wambabariye no musiko ko wambabariye ibiboko hejuru rwose nzirwa kubita ibiboko tujya kuri station ya police kandi mushyire mu ngo kandi wagiriye imbabazi ko hoya ngiye ngomba gufata n'abandi nkabigize nkawe nkabicaza aho ngaho afande ariko mu rugo bose bagiyeyo ubera ku mwana kurinja twese tuzajya mu muganda mukuru wanjye avuye we mu muganda afande dore n'agasuka rwose niwo mvuga cyakoze cisha uri umuntu w'umugabo rwose ikomereze ako so kwa Petero se ukora wenyine nibaza mu rugo bose bagiyeyo ndagira nkubaza ikintu kimwe umusore ungana nawe ufite pinya ndabona pinya zarakoze mu kabuga ka muca nawe ukoza nka kilometer hakure sinumva ko uticara mukora umuganda ku mbavu imiganda narayikoze aho hose mu bya twubaka amatemira amandi twayiharuye mwaramaze cicika ngaho kandi Nonese niba twaramutse wagira ngo ndakubaza urava ukajya none se umunsi turi kwa kanga ku itariki zingahe uyu munsi se cyanyuma cy'ukwezi ubu se ufite imyaka ingana uyiyimbwira ndabizi imyaka yo gukora umuganda urayifite ubundi kuki abantu mureshya n'amafuna hamba imbwa rimwe musuzugura ndagira nkubaze niki cyatubiza akora umuganda kwandikira hariya cyarajya babura cyarahari amabaye ndagukoma abonara mwigize babakame mu gihugu oya murahabaye ngo murahabaye ngo muteshe umutwe igihugu nanjye ndahabaye nka fande ngo mbanze bakubite mbutini zo mu ntuza nushaka uzahureke ninguteruza ibidobo birimo umwanda hariya muri burigade niho uri bubyumve neza ariko uri bukara hano mu kivoga twakoze oya ntabwo mbibuka ko nitwaye turi ku muganda rusange w'ukwezi kwa akafande nkanjye kubisobanura mwigomwe wari wabase ntaravuna n'ukundi kwa kabiri sasa ni fresh sana wari ibintu ni koto noneho Jiruti dimuvu dishihi niga yumishishi ni niga none ndagasti ariko rero nuko tugiye uyu munsi no umuganda nibyo nta kantu twapanga buriya ra nta kantu twapanga kwa gatanu ntabwo uzi ko sabadiva basenga yes warunuwe turakizwe uyu munsi noneho muravaye mukagesha ubu ngubu twakerewe amateraniro mu badive mwagize mute mu badive twakererewe nawe ugiye gusenga yes ako subu uyu mupasiteri wanyu nawe ko mbona arinje umuntu wowe winje gusenga wambaye pinjama barara harya ngo musengera muri hedi ubu ntabwo murya inkwavu sha twebwe gira uti turya inka gusa nongutse agatekerezo abadive bagira amakarita baranga okay mama amakarita yanyu abadive tangi nasize kuri kandi nanayinyari ubundi sugo umuntu kinyara kuburira yemeye kujya kwicara mu sengero anukira abantu inkari kwanza wicara harakumba weta mukugenda Lucas serious cyangwa rwana
Ushoboye kuzumirira. Ariko afande akabazo afite n'ifege. Oh no. ushaka dukora afite fege mu mufuka Afande kari akanyuma nsigaranye